gutema rero iwacu dutaramye twishimira iyo turoye imfura zingana mwe zikaza inkokora zireba imbere nta n'umwe muri bo waje areba amaboko ndagira ngo umuryango mwiza tubanze mubakirize ikiganza hanyuma tubahe ikaze mu gitaramo iwacu rero turabe imfura z'umuryango tuti nk'amaguru namwe kandi bashyitsi beza mujyejuru hanyuma tuba twambazanya kugira ubutanga maze tubonereho twanze ku gitaramo mu muryango murakagira Imana nimuhaguruke iba yakoze agisenga Mana yacu Mana ishobora byose tugushimira neza yawe n'urukundo rwawe tugushimiye ko abanye natwe iminsi yose kandi ubwo ibirori byategurwaga wabanye n'imiryango yombi wabanye natwe muri byose izina ryawe rishimwe kandi rihimbazwe tugushimiye kuri mu ruhande rwacu kugira ngo utugirire neza kandi tugushimiye abashyitsi tubonye baje badusanga natwe turabishimiye izina ryawe rishimwe kandi rihimbazwe Uwiteka Nyiringabo ndagira ngo bari buri wese wageze aha ngaha kandi ukomeze kudufasha muri byose kugira ngo nk'Imana dukomeze tunezerewe dufite umunezero uva iwawe ndagira ngo Uwiteka Nyiringabo buri wese yumve ko afite umunezero kandi nk'Imana twebwe twese utuyobore ndetse ibikorwa byose biri bubera aha ngaha ibiganiro byose biri bubera aha ngaha ndagira ngo ubibemo ndakwinginze Uwiteka Nyiringabo kugira ngo ukomeze kudufasha no kutuyobora umugambi wawe uzoze kuko ibyiza byose ibyo tubona byose biba bitwikira umugambi wawe aho ukomeze ubane natwe kandi ubigenze neza kubw'ineza yawe n'urukundo rwawe n'izina rya Yesu Kristo umucunguzi wacu urakoze cyane mwese ni amahoro ngaho nimuhuze ikiganza numve ko muhari muri imfura cyane nkunda gutaramana namwe inshuti nk'amaguru basanga beza umuryango wacu namwe kandi bataramye mutugannye nzi ko atari ubwa mbere dutarama iyo dutaramanye turanezerwa nge rero uhagaze hano ntabwo ndi mukuru w'umuryango mwabibonye ko umuryango wacu ufitemo abasaza b'imvi z'uruyenzi ufitemo abakecuru b'amaboko y'urugeye ukageramo ababyeyi b'ibiro byakikiye intwari abo bose rero ni bakuru iwacu ariko bagize bati mu gitaramo cy'umuryango ujye ubaka uruhembe ruduhuza maze tuganire bikwiye niyo mpamvu ndahangara ngira ikivugo rero mu gitaramo iyo ndi kumwe n'abakuru burya nanjye iyo bateretse ntabwo singihezwa isoma rero ni rwamasimbu simbukara n'abasembuzi atazakeye gutabara rwa gitima mu ikotaniro ry'abahizi burya ni umukogoto w'amara n'umurongo n'amajwi nyagira bene rugaje masaze mu gihugu imisakura akayiba kwizi intambara nkayiremye bati dutewe n'umusore w'igikaka turarikora imana ibitaro bigakuka mama gacenagire ntabwo tunesha akamugirizwa impundu n'abagore yacira burya nijya rwikubira y'inkubaze sa rwamirindi ya rukazamuga burya ni umusore w'imaze y'urutiro cy'umubiri wari ukwerere mu ndaza nk'aho ubukombe bw'inkuba muri zo ndakanga aho zikamurutse nk'abantu n'ubikino za miliyoni nk'abantu na rukabu burya ni inshuti yari umunyarwa mu gice kutaganira nshaka kurwana nk'abarubuza rubuza intambara kubiharwa amasindi ndikwije singe rw'imirindi n'inganza marumbo y'urubumu mpamvu mu bice ntagakinga isu n'amuhamije inyuma arahumba muzati ndakwishyira ukaza ntambara ngo mudatinya intwari bashima ku rugamba n'inge ntwari yamariye kunesha bamparira kubahigana mutso rw'amasindi mu gitaramo nkaho umuhanga mu kwivuga mukaba abahanga mu kunyira amashyi aha murakagira Imana nuko dutarama iwacu abimenye namwe rero umujyo n'uyu tuze gutarama tuziranye ubwo nabibwiye namwe muraza kugira uko munyibwira mubyeyi mwiza rero wagize uti mu mfura zitugana burya hari izo menye kuganira nazo uragira uti nujya ubona bato ujye ubareba wicaze ku mukeka maze urebe icyo ubaha maze kandi babwire n'ikibakwiye tubiko nujya ubona abasaza b'imvi z'uruyenzi ujye ubandekera n'ijye umenya uko mbakira nagira ngo ujye ejuru hanyuma wakize imfura hanyuma uze kumanura ngire ntarame mwokagira Imana yaboneka biza numva ko ariko gira hino ukore mu biganza wararizwe kandi watojwe gukora neza kagira Imana mufashe kongera duhuze ibiganza tumushimire kandi kutubera ku ruhembe yarabitojwe yarabyigishijwe arabizi kandi ni byiza
mudusanze mu gitaramo cy'imihigo kandi murabizi ko turimo turagana ku musozo ukunda abashyitsi namwe turabakunze kandi turabishimiye kandi kugira ngo tubibereke reka nsabe uwaje agaragiye isibo ungana gutya anyemerere atambuke turamukanye hanyuma tubahe ikaze turebwirane. Muraho neza? Muraho neza? Yesu ashimwe. Ariko usanzwe uzi ko ndi umupasiteri? Urabizi? Ubutumwa bwiza buriya bwavugiye iwacu. Ni amahoro mwaje kwibwirana ntacyo bitwaye. Njyewe nitwa Pasiteri Ndorimana Augustin. Barashigimwa Damascene abakomoka mu karere ka Huye, umurenge wa Huye, hamya neza ko intara turayisangiye y'Amajyepfo ndetse ikiruta ibindi byose tukaba dusangiye umwami Imana. Murakoze cyane. Yaboneka nimumfashe dushimire uriya atangiye yisobanura neza, urumva ko n'umugabo uzi kwisobanura rwose. Abantu ntabwo bibeshye kugira ngo bahagararire. Ndagira ngo rero mu by'ukuri uko mudusanze mu gitaramo tunezerewe tureba uko imihigo y'ibikorwa byacu ihagaze. Ndagira ngo mu muco wacu tugira hano tuvi Nyaruguru y'abarinda n'abarinda. Ese wari utuzi? Uko turakomeye nawe ubuye se izindi zina ryanyu cyangwa se ikivugo cyanyu ni izina ry'ubutore riri murakoze cyane. Nyaboneka reka sabe yewe ba mwana wanjye njya numva amfashe nakira abashyitsi bose, nakira umushyitsi ahagarariye umuryango w'Umunyeneza Federico kandi hano ibintu birahari, hari amata, hari ubuki. Ese muri birashaka kwakiriza iki gitabo? Hari ikikuba ku nzoga n'iki? Kagira Imana we, amata n'ubuki byose ni byiza. Byose tubibakiriza? Byose ni byiza. Byose ni byiza. Aha. Akamurenge ubu byose mbese tubikora turi kwaririmbye ati umwana araryoha araryoha nk'amata n'ubuki. Urumva rero ko amata n'ubuki birajyana. Reka rero mbiguhe byombi. Reka mbiguhe byombi. Hanyuma rero buno buki ndagira ngo mbanze bakire, hanyuma nimara kukwakira ukumva ari sawa urambwira kubyumvise. Amagi menshi ufite uyu munsi uje bizi uje tubizi kuko aragiteguye nabonye uje tubizi. Hanyuma rero reka ngusabe none ngo utajya ushima, reka ngusabe ugane ibyicaro ndakwereka ibyicaro byawe ugende. Ntabwo ugende wicare uruhuke kuko urananiwe ndabizi ufite imumu. Ugende wicare ntuteke kuko hateka umwami, ahubwo ugende wicare uruhuke. Ahubwo yenda niba umaze gushyira imumu gusa ntuze kwibagirwa ikiganiro cyiza utuzaniye. Genda uruhuke ushyire imumu nubishaka turi gukomeza. Haramiyemo amashyi atagira impundu yitwa impundu. Nuko biri turi Nyaruguru, nta Nyaruguru nta Bwanamukare, impundu turazisangiye, turi i Rwanda. Ndagira ngo mushimire abasaza n'amashyi menshi n'impundu. Impundu z'i Rwanda sizo zivuga kandi nkaba numvise izo ngizo ari ize turi gusumba birenge mo kagira Imana mwe mwampaye impundu z'i Rwanda mo kabyara. Murakoze cyane.
narigize ngo bivuze impundu kandi icyo ni ikizira. Mwapfuranga rero babyeyi muje mutugana, ngira umubyeyi w'umuntu hariya, ngira ngo n'uyu mwanya ndimo ahangaha ni umwanya ukomeye cyane. Niyo mpamvu icyo musabye burya kima nkamaze umwanya cyangwa ngo areke nsarare. Nabonye uburyo mwatambukaga mudusanga, ndebye uburyo inkokora muje zireba imbere, mburamo n'umuje urera amaboko. Namubwiye nti mubyeyi ko dufite gahunda ndende, turi mu gitaramo cyo kugira ngo tuzarore imfura tuzashimira dusoza uyu mwaka. Arambwira ati none uragira ngo wiki mwana wanjye. Ndavuga nti buri icyo wampa inka zikanyura, wampa imisozi bikanyura, ariko bariya abantu bampaye bakabanza mu rubuga rw'abataramyi nkongera nkiyibutsa uko ibwana mukari batarama, byaba ari ibinshimishije muri uyu mwaka. Arambwira ati icyo nicyo usaba? Nti nicyo nsaba cyonyine. Anyemerera yuko nimugera mu gitaramo muza kubanza mu gitaramo tukabahora urubanza tukababereka mukabanza. Niba ukibikomeje n'umuryango mwakongeye mukanshimira rwose, ubwo niba bivuze neza mubishimire. Nshobora kubabwira ntabwo ari ibyo ngibyo, ngo nabeshye mubyeyi ngaho jya mbere arabyibabye namwumvise. hanyuma rero twebwe iyo tumaze kukwakira kuko batunejeje tubivugira aho kandi tukabikorera. Hanyuma rero akubwiye ngo ruhuka ushire impumu, hanyuma kandi urusheho umushyitsi muhire ngaho kandi batumiye kuri iyi ntore. Impamvu mpamutse ngira ngo maze bashimire uburyo mwatwakiriye, ndetse n'ibigaragara yuko twamwe tubana kera hagati y'umuryango wanyu n'uwacu. N'urukundo turabisanga kuko niyo mpamvu mwadutumiye ku gitaramo cy'uyu munsi dufite. Abagira ngo banyemerere abo twagendanye bandi baberekeje babakomera amashyi tubashimire. Umuvandimwe Ndorimana nk'uko wagize uti wajyana duteguye hamwe n'abo mwagendanye, ese iki gitaramo twe twarabubonye. Niyo mpamvu kugira ngo usabe wigire ijuru, unyemerere wigire ijuru. Nzi neza ko umuco w'abanyarwanda ni umwe, kugira inshuti yawe cyangwa umuvandimwe wawe hafi, iyo yagiye mu birori bagutumagaho cyangwa yagiye igitaramo cy'umwuka bagutumaho. Icyo gihe rero ukimara nkimara kubona ubutumire bwawe naragiye ubu kigomba kukugenera, cyane ko uri inshuti zacu z'umuryango wacu twari na Yohani n'inshuti zacu zanjye. Ubu buki rero n'intwaro twakugeneye umuryango twari na Yohani, maze ubwo buki mu gitaramo ubutaramo nawe ufite igitaramo tugeze twizihirwe. Baraje uko ndabona byabe twavuze, ndabona menye nta kinyoma kirimo pe. Nta kinyoma kirimo kurya natwe rwose, nta kinyoma kirimo. Ese urabona ko dufite ikibu namwe murabugira ngo turabugira siko mukomeye nawe turabugira wibuke neza niba hari hose ukibuka wigeze injyana harya inyamisi kandi iherereye ku buryo mubigenza, ndetse unatwite tuyigireho. Twabigiyeho rero kandi twasanze burya kwiga kwiza no kwigana, twabigiyeho kandi byatugirira umumaro. none se hano ko dufite ibindi byuzuye ubuki, aho rero so kugira ngo uze kuntwara ubwanjye bwinshi unzaniye akafushishije kamwe kugira ngo uze kumara ubwanjye. Aha ntabwo bacu gushukana, nizere ko dushukana iwacu murakagira Imana n'amafaranga n'ubuki ndetse akumira amashyi. ubuse bantu uherereye ukunyunganira muri iki gitaramo ni ikintu ukoze ubu urasobanura iki? Ntabwo ari ukugana muri iki gitaramo, niba kumpera ikiganza urakagira Imana n'ubuki namwe murabugira ngo
turakugira wibuke neza niba ukibuka wigeze injyana harya inyamisika ihereye ku buryo mubigenza ndetse uratubwira tubigireho twabigiyeho rero kandi twasanze burya kwiga kwiza no kwigana twabigiyeho kandi byatugirira umumaro. None se hano ko dufite ibindi byuzuye ubuki aho rero so kugira ngo uze kuntwara ubwanjye bwinshi unzaniye akashukishije kamwe kugira ngo uze kumara ubwanjye nta bwacu gushukana nizere ko amudushukana iwacu murakagira imana n'amafaranga n'ubuki ndetse akumira amashyi. ubuse bantu uherereye ukunyunganira muri iki gitaramo ni ikintu ukoze ubu urasobanura iki? Ntabwo ari ukugana muri iki gitaramo niba kumpera ikiganza murakagira imana n'ubuki kandi mukagira ibiganza bitugabira mukomeze mutugabire mukomeze mubane natwe mu gitaramo natwe igihe gikwiye turaza gukomeza kubataramira kandi murushaho kunezerwa mukagira imana kandi mukagira ibiganza bitugabira mukomeze mutugabire mukomeze mubane natwe mu gitaramo natwe igihe gikwiye turaza gukomeza kubataramira kandi murushaho kunezerwa mukagira imana. Munyamirimo yegereza uruhu turashimira rero murareba nyaboneka we maradutega umutego wo kudushima ariko muzi gushima buriya imana gushima murabizi wakwemeruka ukamutiza n'urugi ukamukuraho ngaho nyaka burya arimo adutega ibitego uyu mugabo amashimwe sinzi bwaho kandi inshuti nziza imana kandi umukozi imana n'abantu zirabwira ko n'ibyaha nk'uko abadufitiye iwacu tugenda gutya kandi imana n'ukaburya ntabwo batandukira n'umwami usanga imico usanga imico turashimira kandi burya iyo umuntu amushimiye ntacyo wabizi cyane ko niba musanzwe ndetse ushima nawe menya hano no mudutega ibitego nibyo kandi ijambo ryawe twaryumvise ariko kandi ese ubundi reka mbanze reka uyu muryango ni mugari wavuze ko icyo ukeneye ari ukwemerera ariko nongeyeho yuko igihe ari iki igihe ni iki ni iki siko wirukanka cyane murumva icyifuzo cye tugishyigikira abanyamuryango tugishyigikira rero umukobwa n'umuryango kandi reka ase wabo afite umuryango mugari reka banze rebe ko muri ba nyirasenge harimo wemera ko twamwemera mbese ba nyirasenge murumva twakwemera ko uyu muryango barashimira wahabwa umukobwa wacu murabyemera ubyemera ntatubwire bose turabyemera kuko umwana wacu twamukunda abakoze arajigena yaje atugana kandi yadusanze mu gitaramo kandi ni byiza ariko impuhwe za ba nyirasenge barimo baravuga ngo turabyemera ntituzi wasaba ntituzi niba tumufite ntituzi nimba nta bandi bamufashe urabyemera se urimo uravuga ngo tugira ubuntu butiza urugi ariko natwe twatiza urugi tukanakabya aradusaba murakoze ntabwo turamenya ibyo dusaba nubwo tugira impuhwe nyinshi kubera inyaruguru twitonda tukagira impuhwe tukagira ubuntu bwinshi
ntabwo turamenya umuntu. Tugira abakobwa tugatanga abageni tugakora byose, ariko rero utavaho umutanga n'ibyo mudafite. Ushobora gusanga ko twaba dutanga abageni ko yashakaga wenda twaramutanze. Baravugira witonde neza niba ahereye hejuru ngo usange wenda ugumye utanga intwererano zawe, nabonye hari ibintu wazanye bagumye utanga abantu basoma wongera utanga ubuki wongera utanga ibintu byawe bidahomba ukaba wazana bitanga n'ahandi. Nakoze cyane dukwiye cyane n'uwanyu tubanza tukazana impano za mbere. ikizere kikana cyose kibi cyose cyogera ikisekana cyogera kansabe abahanga b'iwacu baze kwegera hino bajya bafasha bandebere, bangize ijisho bandebere ko ibintu ari sawa cyangwa ari byiza. Maze mwegere hino mumfashe tuze gusuzuma turebe ko aba bantu baje bikwije cyangwa babiteguye, dusanga byabatunguye tugira uko ntitubigenza. Iyo buri cyose cyogera twereke n'abandi. Cyo ni igiki? Dufashe ni igiki? Igicu. Abashatse ko zitazarumanga. hanyuma utere intambwe imwe igana imbere. Amashyi menshi dushimire. Muba rero rusiga rw'umusore witwa cy'umurihiro, umubyeyi niwe wigena niwe umva mu byano cyangwa niba hari n'igena mu gitaramo. Ntabwo ubonye uyu nguyu Efraim we, naho neza Efraim, namahoro, urakomeye, urumva utarwaye, ntabwo urwaye shaka, ntabwo umeze neza, urabura iki se shaka, ukeneye umuganga, ugutikura urushinge, urwaye he? Mane zose urwaye mu ruhu, harimo umusonga se, harimo agasonga, ukeneye umuganga uri buze kuhatikura urushinge. Ese ninde wumva waza gutera urushinge rukagira icyo ruvuga ku ruzitiro? Umva Mukanziza ne urumva wizeye ko ari gutera urushinge hanyuma umusonga ukoro? Ese urubavu rurabura cyangwa ni ukurwongeramo ni iki? Rurabura? Humura, urumva wizeye ko ari burushyiremo se? Maze rero Tamaseri Karame ndabona rwose ntabwo dusondeka, ndabona ntabwo tumushye, nta kibiribiri ntuzi uri budupfunyikire. Ndabona baduhaye umuntu kandi mu by'ukuri ahubwo ikibazo ni bugiye nuko mwaduhaye mutweretse mwazanye umuntu ufite ikibazo, ariko kandi akaba anavuga ko umuti awizeye, umuti wari Delphine Mukanziza. Ntabwo yibeshye rwose. Humura Efraim we, humura abantu bamaze kubyemera.
agira agahera. Yego umusore aramubwira ngo mwambitse iyi mpeta. Iyi mpeta mwambitse. Iyi mpeta mwambitse ibaye ikimenyetso. Ibaye ikimenyetso cy'urwibutso rw'isezerano sezeranye nawe uyu munsi. Mukomere Imana amashyi. Reka umugeni nawe amwambike amuhuza cy'iburyo. Haleluya. Shingiye ku itegeko ry'ijambo ry'Imana rivuga ko umugabo akwiriye kugira umugore, shingiye ku itegeko ry'igihugu cyacu ryemera gusezerana kw'abashyingiwe, shingiye ku masezerano uyu musore n'uyu mukobwa bagiranye, kandi ishingiye ku kwemera n'amahame y'ishyirahamwe ry'amatorero y'ababatisita mu Rwanda ku byerekeye gushyingiranwa, ishingiye no ku burenganzira mpabwa n'ishyirahamwe ry'amatorero y'ababatisita mu Rwanda, nanjye neruye ku mugaragaro kuri uyu musore Ngirumukiza Ephraim abaye umugabo w'uyu mukobwa Mukanziza Delphine, nuko icyo Imana yateranije ntihakagire umuntu ugitandukanya. Imbere y'abamarayika n'ingabo zo mu ijuru, imbere y'abateraniye hano bose, urabafatanije ngo babe umuntu umwe. Natwe tubasaba umugisha, umugisha mu rubyaro, umugisha mu buzima, umugisha w'uburyo bwose. Ubaha umugisha uzagwiza urubyaro rwabo uko wagwije urubyaro rwa Aburahamu, kandi uzabasabira umugisha wese azabona umugisha. Tubyatuye mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahe umugisha. Ibiri n'Imana nuko bijya bigenda. Barakoze kwihangana, barakoze gukomera, nuko ababyeyi banyu babyaye neza, bakwiriye bumwe mu bantu icyubahiro cy'Imana yacu. Mukomere Imana ashimishije.
mwicara hanyuma bakomeza na gahunda turusheho kunagerwa n'iki gitaramo cy'ibyishimo bya Delphine ndetse na Ephraim. Murakoze. Aka kanya maze gushimira by'umwihariko kandi nshimira Imana kuko yabanye natwe kuva ndetse kugera muri uyu mugoroba kiri natwe. Nagira ngo rero muvandimwe Ndorimana hamwe n'abo mwagendanye ndabona rwose ubutumire naguhaye barakubahirije kuko ntabwo waje wenyine n'intore bazwi na bagenzi bawe. Nagira ngo rero nk'uko nagutumyeho ntabwo inshuti yanjye nkunda narakwiteguye kandi bikwiriye ntabwo waje nagira gateguke hanyuma nkakire ariko mbere ya byose igihe aho twaza tubana umuryango urukundo rwawe rwinshi ntabwo naguherukaga. Uraho neza twese. Uraho urakoma. Turakoma kandi turakomeye. Nta mahoro masa. Nta mahoro masa. Iyo muri Nyaruguru ziracyakama amata menshi. Zirabona imitozo. Zirageze. Natwe ntabwo ihuye tumeze neza twatashije Imana. Nagira ngo rero kuko nakubwiye ko kuko iyo nakwiyambazaga cyangwa no kwitabaza hari ibigoye batarukaga ntabwo nibazaga ko iminsi rero bashishikarizaga yuko ntabwo ari ku ntego. Niyo mpamvu rero ureba neza ubuki ndetse turabwitondeje. Niyo mpamvu nagira ngo ikiyaga adasohoka kuko nakwiteguye hanyuma reba umwete hanyuma makire. Mase baye gushimira reka nze umuryango mugari twazanye mufashe manze shimire umusaza Damascene neza mushyi. Ephraim muraho neza mukuru wacu. Yesu ashimwe. Maze rero Damascene uteze yombi akira abantu naho mvuze ngo akira ibyawe menya naba nakoresheje ijambo ryiza akira abantu maze kunyemerere mubyeyi Damascene kunyemerere nshaka kujya kandi gatoya hanyuma nunyemerera nkuko n'ubundi wanyemerera ko wabwiye ko nta kintu uri butwime genda uciye akabazo ndaza kukubwira n'ikindi kintu nifuza rwose urakoze cyane cyisaka cyose bakumpera ikiganza n'abakumpera ikiganza. Bana bacu rero umuryango wacu urabakunda kandi muyisange. Aha harimo urukundo rukomeye mu muryango wa Niyonora Jean Baptiste ndetse n'Umunyaneza Frederic by'umwihariko ugatanga abana b'umugisha ugatanga Kansa Delphine ndetse na Ephraim bakaba babaye inkingi zo ku rukundo rw'imiryango.
bano niba ari umubare bari basaza be uyu munsi urabona ateye intambwe kandi byatunejeje. Rero impanuro yumvaga ubupfura yari afite ntabwo umunsi nk'uyu twamuherekeza ngo tugende gutyo gusa, twebwe kugira ngo tumaraye inka bagende bubake ikiraro tubahe kugira ngo amashyi y'inka bazarinde bazeze kandi bazagize umuryango. Amahoro y'Imana n'abana natwe twese. Turashima cyane Imana kuri uyu munsi wagenze neza, yabanye natwe. Rero nk'uko bisanzwe mu muco nyarwanda twishimiye uyu munsi ku bwa famiye Efuremu na Delphine. Babahaye inka rero kandi mu muco nyarwanda ibigendana n'intama. Nanjye mbemereye intama, umunsi bazashyitsa inka n'intama bizazana, icyo kiraro nicyuzura bazatumenyeshe. Mbemereye intama kuri yawe. amashyi aho yabanye natwe mu mwiteguro w'ibi birori byacu byiza, kandi tubasaba umugisha ko mwese mwakoze imirimo mwitaze gutanga igihe cyanyu. Ntabwo twabona icyo twagororera uretse Imana yo mu ijuru yonyine izabitura ibikwiriye ibyo umukozi Imana ibaha umugisha. Imana yo mu ijuru ni natuba twese mwiza kandi ukunda abagukunda. Ijambo ryawe riravuga ngo abagushaka mu mwete bose ku bw'ubuntu bajya bakunda. Natwe rero uyu munsi mu birori by'abana bacu twakubonye, twabonye ubwiza bwawe burabagirana, twabonye ukuboko kwawe kwiza mu mirimo itandukanye, mu bikorwa byose zateguwe, mu ruhande rw'umusore, mu ruhande rw'umukobwa. Muri makeya nta na kimwe wagombaga gukora tutabona uyu munsi ugaragajemo wabikoze icyubahiro n'icyawe, umukozi mwiza. Niyo mpamvu rero uyu mugoroba mwiza ni ukuri tugiye tunezerewe, tugiye dufite inkuru nziza. Buri umwe wese mu ruhande rwe agiye afite icyo azavuga no mu gihe kizaza ubukwe bwawe n'idata. Nuko rero twasabiye imigisha ibyiciro byose zitanze zakoze imirimo, kwitanga kwabo ibintu byinshi, iminsi myinshi. Ni ukuri birashoboka ko uyu mwanya batwatsa ikiguzi cy'imirimo yakozwe ntabwo twabona icyo tubaha, ariko kandi tuzi ko wowe n'Imana izirikana. Ndagusabye rero ngo uzagororere buri muntu uwo ari we wese, kandi twese kubitsa amahoro yawe, imigisha, umunezero bigende kuri buri muntu wese. Dusabye mu izina rya Yesu wacu abakozi bakarama. Amen. Murakoze cyane.